mwiriwe neza abakurikiye iyi video. Hano turi kumwe n'umushoferi wabigize umwuga, niko kazi ke ka buri munsi. Agiye kutuganiriza ibibera mu muhanda, uko biba byifashe umunsi ku wundi mu mihanda ya Kigali. Ni ibiki biberamo, bigenda bite, buri kimwe cyose kibera muri Kigali. Let's go. Karibu boss. Urakoze cyane. Hano muri iyi mihanda ya Kigali, ikintu cya mbere ku bashoferi habamo kwitwararika. Kuko iyo hatabayemo kwitwararika niho umuntu akora amakosa, ariko habamo kwitwararika, ukarebera n'abandi kurenza uko wirebera, kandi ukagira fair play. Mugenzi wawe yagukorera amakosa ukamwihangana. Rero iyo nyuma y'ibyo ngibyo iyo uri kugenda habamo nanone traffic police ni ishinzwe abashoferi mu muhanda. Amakosa yabo, amakosa ntiyabura. Ubu ngubu harimo na za kamera. Iyo utitonze usanga uri gucyura amakontrevasiyo, kurenza gucyura amafaranga cyangwa se kugera aho wagiye. Ibindi rero byo mu muhanda nuko ibinyabiziga ni byiza. Tunga imodoka ni sawa, imodoka irakorohereza mu rugendo, imodoka iragufasha kudeplasa famille, kwideplasa nawe ubwawe. Ndumva rero iby'ingenzi umuntu yareberaho, umuntu yitaho cyane ari ibyo. Ubundi ni karibu muri uyu muhanda wa Kigali nimba utari usanzwe uwurimo. Nk'aka kazi ukamazemo igihe kingana iki? Aka kazi nkamazemo igihe kinini, kuko njye natangiye kano kazi muri 2015. Bivuze ngo imyaka 10 ndagurenga. Ariko mbere yaho nabwo naratwaraga, nari mfite akandi kazi nakoraga, ariko nko mfite n'imodoka natwaraga bisanzwe nigendamo. Ni izihe challenge cyangwa ni ibihe bintu bijya bibagora mu muhanda iyo mutwaye abagenzi, ibintu mujya muhuriramo nabyo mu muhanda mukavuga ati iyi niyo challenge y'aka kazi kacu ko gutwara abantu? Challenge y'akazi ko gutwara abantu zo ni nyinshi, kuko kenshi tugendana n'abantu batandukanye bafite imico itandukanye. Hari ushobora kugutega cyangwa se ushobora gutwara yifitiye izindi gahunda agiye kujyamo, akaba cyangwa se hari n'uwagutwara uwo munsi adafite n'amafaranga, yagera aho agiye akagenda nk'utaragera aho ajya, akakubwira ati ndaje tugende. uwo nguwo nawe akigendera ukagaruka wamubuze. Rero ibyo bishobora guhura nabyo, ariko n'ibyiza by'akazi nabyo ni byinshi. Ni nk'ikihe kintu cyiza kikurutira ibindi nyine kuba uri umushoferi? Ni ikihe kintu cyiza ubibonamo ku buryo wabishishikariza n'abandi bantu kubikora? Ikintu cyiza cya mbere ni uko ari umwuga untunze ukantungira n'umuryango. Hanyuma ikindi cyiza ni uko igihe nkeneye kwideplasa cyangwa se kudeplasa n'umuryango biranyorohera kurenza ko naba mfite akandi kazi nkora. Ibindi byo ni ibisanzwe, ni handi usanga kuba na famiye ishobora kugukenera cyangwa abashuti bawe ati kanaka afite imodoka reka aba ari utudeplasa, nabyo ubwabyo umuntu arabyishimira. Mu gihe umaze ukora kano kazi, ni ikihe kintu wahuriyemo nacyo ukavuga ati mana yanjye, ukumva ucitse intege ukavuga ati n'ubushoferi nabureka? Ntabwo biba byoroshye ko ushobora gusubiza icyo kibazo mu buryo bwahuranyije, ariko mu ncamake ikintu umuntu aba yarahuye nacyo gikomeye ni nko kuba wakora agisida, wari ufite gahunda washaka kujyamo, so ukaba uri kugenda, wagera mu nzira umuntu akava mu muhanda we akakugonga cyangwa se nawe ukagonga, gahunda wari ufite zigahagarara. Nicyo cyonyine kibabaza mu muhanda. Ibyo rero ni ibintu bibaho umuntu atabiteganyije.
umuntu ashobora gukora cyangwa gutwara iyi modoka afite umuntu averisa, ikamutunga n'uwo averisa nawe ntibagirane ikibazo. cyane cyane kubera ko imodoka ni ikintu kinini. Izi modoka tubare ko pikiniki iverisa amafaranga 280 mu kwezi cyangwa se 300. bivuze ngo ayo mafaranga ni amafaranga ushobora no gukorera mu byumweru 2. ibindi byumweru 2 bikaba ari igihembo cy'umushoferi. birashoboka cyane. Kazi karakomeye wa. Ni iki wabwira nk'umuntu ushaka kubikora ariko ukibitinya abona nta buryo yabikoramo? Umuntu nabwira ushaka kubikora ariko akitinya, yego, ikintu cya mbere namubwira ni uko burya ntayitinya itarungurutse. ikintu cya mbere ni uko wiyemeza ako kazi ukagakunda, ko uyu munsi ushobora kuza mu muhanda ukabura amafaranga, ejo ukayabura, ariko ejo bundi ukayabona. ibyo rero bikaguha yuko hari akazi n'ubundi nimba abakubanjirije baragakoze bagatera imbere, nawe ugomba kugira icyizere ko bishoboka. Urabona nk'umuntu mushyashya muri Kigali utazi imihanda, ni nk'irihe banga wamwibira nk'ikintu yakoresha kugira ngo amenye neza imihanda, amenye uburyo yaca abakiriya amafaranga ntibamuhende kandi nawe ntabahende? uvuze neza, umuntu mushyashya muri Kigali kenshi biba bigoye, kuko buriya na Nyabugogo hari abantu bava mu ntara bagahasiga imodoka baje bazitwara, yagera i Kigali bikamusaba ko ashaka umushoferi umutwara. hano mu mujyi gutwara bisaba ko ubanza kuhiga, ukiga nyine n'ibiciro. ibyo rero kwiga mu mujyi no kwiga ibiciro, cya mbere ubifashwa n'aho ukorera, kwegera abagenzi bawe bakakubwira ngo hano tugira yahe, hanyuma ibindi byo kumetiriza umuhanda bigenda biza. byatwara igihe kingana iki kugira ngo umuntu abashe kumetiriza iyi mihanda ya Kigali? ntabwo ari kirekire cyane. iyo umuntu yize amategeko y'umuhanda, cya mbere agomba kubahiriza amategeko y'umuhanda, ahanyurwa akahanyura, ahatanyurwa akahirinda. ntabwo bitwara igihe kinini kuko umujyi wacu ni mutoya, hari indi mijyi iba ari minini cyane. umujyi wacu rero kubera ari mutoya biroroshye cyane guhita umenya amakaritsiye, ntabwo byarenze ukwezi utarametiriza amakaritsiye y'umujyi. ni irihe banga wavuga wakibira nk'abantu abashoferi bakunze gukoresha mu gihe abona agiye kugira urugendo rwari rurerure ariko agashaka kugira ngo ace shortcut? birashoboka ko shortcut umushoferi wese arayitekereza, ariko ugomba kwirinda ukareba iyo shortcut iremewe, ikaba ari shortcut yemewe, iyo nta kibazo. ibi ni uko abashoferi hari abakora amakosa, ariko ibyo mbibona cyane ku bamotari. ibyo cyane mbibona ku bamotari, nibo ujya kubona ukabona aciye esanse nike kubera ko ari hafi. ariko umushoferi muzima, umushoferi uzi icyo akora, agomba kubahiriza amategeko y'umuhanda. wakoze rero kutuganiriza, ukomeze kugira akazi keza. namwe murakoze. ubwo n'abazakurikira iki kiganiro muzaryoherwe n'ubuzima bw'ubushoferi.